Ese wari uzi ko gusura ari ingenzi cyane? N'akahe kamaro k'imisuzi ku buzima bwacu? Kubera ukuntu akenshi binuka cyangwa isakuza cyane, imisuzi izwiho kutubangamira cyangwa kubangamira abatwegereye. Nyamara iki gikorwa gishobora kugaragara ko ari ingirakamaro ku buzima, nk'uko bisobanurwa na Dr Prince Igor Anigra, umuganga ku buvuzi rusange wo muri Cote d'Ivoire. Avuga ko imisuzi iba ivuye ku myuka iba yirunze mu bice bitandukanye bigize urwungano ngogozi rurerekana ruzwi nka tube digestif mu Gifaransa. Dr Anigra ati iyo bavuze ngo gusurana ubuzima biba bishatse kuvuga ko kudasura ari ukudasohora imyuka. Uyu muganga avuga ko nyuma yo kurya umubiri wacu ujonjora buri kintu ukeneye mu byo twariye, nuko ibisigaye bikaba imyanda, ibindi myuka, kandi iyo myuka iri mu nda iba ikwiye gusohorwa. Iyo myuka iba myinshi kurushaho iyo ndyo idasaranganyijwe neza hagati y'ibinyamasukari cyangwa ibirimo amata cyangwa ibyifitemo intungamubiri nyinshi cyane cyangwa ibiribwa bifite aho bihuriye no kubikwa kw'ibiryo cyangwa gutekwa. Kubw'ibyo niko uyu muganga akomeza avuga, ni ingenzi gushobora gusohora iyo myuka kugira ngo tworohereze umubiri gukoresha ibyo twariye, igikorwa kizwi nka metabolisme mu Gifaransa, hamwe n'imibereho yacu muri rusange. Ubusanzwe buri muntu wese ufite ubuzima bwiza agomba gusohora iyi myuka iva mu nda nta ngorane ahuye nayo, kuko kudasohora iyo myuka bishobora kuba intandaro y'ibibazo byo mu rwungano ngogozi. Imyuka irasanzwe mu bantu. Gusohora imyuka ubusanzwe biba bivuze ko urura rukora neza. Ku munsi umuntu afite ubuzima bwiza akora hagati ya litiro 0.6 kugera kuri 1.8 z'umwuka muri rusange, agasura hagati y'inshuro 12 na 25 ku munsi. Imisuzi iva ahantu habiri: umwuka wamizwe n'umwuka wakozwe n'udukoko bagiteri two mu rura. Aha niho rero Dr Prince Igor Anigra ahera avuga ko kudasura byagakwiye gutuma ugira amakenga ko hashobora kuba hari ikintu kitameze neza mu buzima bwawe. Ni ngombwa ko kuvuga ko umubare w'imisuzi umuntu ashobora gusura ku munsi uterwa n'ingano y'aho usohokera ha buri muntu, ukanaterwa n'ingano y'imyuka yamize. Ashobora gusura bucece cyangwa agasura mu buryo busakuza cyane. By'umwihariko ni ngombwa kuzirikana ko imisuzi ifitanye isano n'ibyo wafashe n'imyitozo ngororangingo cyangwa se ngororamubiri umuntu akora. Rero igihe umubiri urimo gukora cyane, bishobora kubaho ko umuntu asohora iyi myuka. Anigra agira ati kudasohora imyuka biteje ikibazo kandi bishobora gutuma habaho gutumba kw'inda. Uyu muganga avuga ko uko umuntu arushaho gutumba inda ariko arushaho kugugara, kandi kugugara ni bibi cyane ku mubiri w'umuntu, kubera ko nk'uko muganga akomeza abivuga, iyo imyuka idasohowe neza umuntu aragugara kandi agatumba inda, nuko hakabaho kutamererwa neza gushobora gutuma agira ubwandu cyangwa se uburwayi bumwe na bumwe bwo mu rwungano ngogozi. Imisuzi igira uruhare rw'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu. Urugero, Dr Anigra asobanura ko nyuma yo kubagwa habaho gutuma imisuzi isohoka kugira ngo hizerwe ko ukugenda kwayo igana aho isohokera h'umurwayi kongeye gutangira gukora mu buryo busanzwe. Kandi bitari uko bimeze, hashobora kwitabazwa abaganga babaga kugira ngo bongere bamubage cyangwa barebe aho ikibazo kiri gituma iyo nzira y'umusuzi itongeye gukora neza. Muganga agira ati, kandi igihe iyo nzira yongeye gukora, biba bisaba ko umurwayi ashobora gusura kugira ngo ahabwe uruhushya rwo gutaha cyangwa uko yarya. Kunanirwa gusura ni intandaro y'indwara y'urura. Dr Anigra avuga ko kudasura bikwiye guhangayikisha umuntu. Avuga ko ibyo bigomba no gutuma umuntu ajya kwivuza. Agira ati, iyo umurwayi aje akadusobanura ukuntu afite ikibazo cyo gusohora imyuka ye cyangwa ibibazo ku gusohora umwanda munini, ako kanya dusaba ibizamini kugira ngo turebe niba hari icyo twita kugugara kw'urura. Dushobora kumunyuza mu cyuma ku nda kugira ngo turebe ikigero cy'aho imyuka igera mu mubiri we, kandi iyo ari uko bimeze, umurwayi tumwandikira byihuse ko abagwa na muganga. Ibyo byose ni ukuvuga ngo urabimaze kujya kwa muganga kugira ngo umubwire ko udasura bishobora kurokora ubuzima bwawe vuba. Muganga Ani yakomeje atanga inama avuga ngo ko ugomba kumenya ko ari ingenzi cyane kuringaniza ibigize indyo yacu.
Agira ati akenshi dusanga hari abarwayi bamwe barya bitinze cyane nimugoroba, cyane cyane barya ibinyamafufu byinshi cyane, barya urusobe rwinshi rw'ibinyamasukari. Igogorwa ry'ibiryo rikagorana bigatuma abantu nk'abo bakunze kugira amaside nyinshi cyane. Muganga avuga ko iyo aside nyinshi cyane ishobora gufasha mu gukora imyuka mu mubiri ndetse igateza ibibazo mu igogora. Rero niko muganga avuga, inama tugira abantu muri rusange mbere na mbere ni ugukora ku buryo nimugoroba barya indyo yoroheje, bakarya ibinyamafufu bike ndetse nimugoroba bakirinda gufata ibiribwa birimo amata. Kubera ko niko muganga akomeza avuga, ibyo byorohereza kubaho kw'ibibazo mu igogora, urugero gutumba kw'inda. Dr. Prince Iko Ani avuga ko aside nyinshi cyane mu mubiri ari intandaro y'indwara nyinshi zo mu mara. Mureke twirindire amagara yacu. Iyi nkuru tuyikesha BBC. Turabakunda, mukomeze kugira umunsi mwiza.